Ale yari umuntu utuma duseka buri munsi. Twakoraga amakuru arimo kwidagadura. Ubusanzwe abanyamakuru dufite inshingano zo kumenyesha, kwigisha no kwidagadura. Ariko Ale twabikoreraga mu cyiciro kimwe. Jewe rero Scovia Mutesi ndi umunyamakuru, ariko nkaba n'umuyobozi w'abanyamakuru. Mu by'ukuri twagize ibyago bibiri. Twabuza amakuru, tubura n'umuntu. Ubu turi no mu gihe cyo gusengera ugomba kumusimbura kuko azagira ibibazo bishingiye by'uko dufite uwo tuzaba tumugereranya nawe. Kuri jye rero ntago mvuga ko Ale yapfuye kubera ko nta muhanzi upfa, nta munyamakuru upfa, kubera ko ibyo yakoze biracyahari. N'ubu nimuza kubireba ku biganiro byacu bitandukanye turacyamuvugaho. Ikindi gitangaje dufite cyihariye, ntibizabatungure ninjya kuvuga mfite inkuru mvuga nkongeraho ngo nkuko nyakwigendera Ale yari yabivuze. Urumva ko Ale we arahari, ntago tuzahagarika kumuvuga. Icya kabiri gishimishije nuko Ale kugeza ku munsi we w'ubuzima bwa nyuma yarakiri mu kazi. 2011 je nibwo namenye Ale muri aka kazi. Yari umushinjacyaha, ndi umunyamakuru ukunda kujya ku nkuru z'ubutabera. Nari kumwe n'abanyamakuru bakuru Geoffrey Mutagoma, bakaremera n'abandi, Asumuta Kaboyi. Ugasanga nyine ninjye batuma utuntu twose aho ngaho, kuko ninjye wasaga nkaho ndi muto muri bo cyane. Rimwe na rimwe haba hari amakuru bashaka kubaza ariko batarayabaza, bakanshuka ngo abaryo ujya kubaza Ale. Bakanshuka nkagiyeho nkamubwira nti none se yajya akambwira ati izo nkuru zose urazikora? Ndazikora. Rimwe na rimwe nkamubwira nti ni Mutagoma untumye. Rero yari mwiza kuri twe mu kazi. Ale twarabanye muri ako kazi. Bamwe mu bari hano bibazaga cyangwa bakabimbaza bati iyo mushoje kiriya kiganiro umuganira iki nyuma? Mu by'ukuri twajyaga dusoza kiriya kiganiro tugatandukana nkaho tutabiganiriyeho, buri umwe afite ibyo agiyemo yihuta. Hari ku mugoroba rero inkuru ntahaho ko ndayibona hirya no hino. Rimwe na rimwe ndavuga ngo niko abantu babya babivuga, kuko abo nabibonanye ba mbere nanjye bajya banshingura ubundi bakamfunga. Ndavuga ntubwo nawe bamushyize abaye nkuko twese tumeze. Ariko ntabwo ariko byakomeje, inkuru yaje kuba impamo. Ndayumva amaguru yanjye numva yanze gufata, ariko ndayabwira ngo byanga bikunda ugombe ube wowe, wongere ube wowe. Ariko mu rwego rwo kugira ngo nirwane nshaka kumfasha imodoka kugira ngo ngere mu rugo. Tugize ibyago bibiri rero nkuko natangiye mbivuga. Ariko kuri jewe ndishimira ko n'undi uri hano nifuza ko uzabona abantu bangana batya bavuga icyo wakoze. Rimwe na rimwe umuntu iyo yagiye abantu tumuvuga n'ibyo atarafite, ariko byagorana ko uri cyo uvuga Ale mu kazi ke. Ikindi kintu narinzi kuri Ale cyari kijyanye n'abana. Yampaga isaha kambwira ati uze saa 8, hashira iminota nk'inga ati hari abana ngiye kubanza hari akabazo gato ngiye kuvugana n'abana cyangwa hari impamvu ze kugaruka. Nge nk'umubyeyi kandi navuga ngo intege nke zanjye nyinshi ziba ku bana, ntabwo namubazaga ngo bigende bite kuko avuza abana. Ale rero yari inshuti y'abana be. Rimwe na rimwe mu office habaga ifoto iriho family ye, nkamubwira nti iyi foto ndayishyira muri kamera yanjye ngira ngo wayihindukiza. Arambwira ati ifoto y'abana banjye ntago igihindukira. Akaba ari ngiye uhindukiza kamera kuko numvaga nta mpamvu yo gushyira abana be cyangwa family kuri televiziyo. Jewe rero ndishimira ko uyu munsi ndi hano mvuga kuri Ale, kandi yangiza umunyamakuru mwese mwategaga amatwi mudafite amahitamo, kubera ko yabaga agiye kuvuga ku buzima bw'igihugu mwese muhanze amaso. Nanjye nkabaza ibibazo bituma mwese mugomba kumva. Rero kumenya kunsubiza no kumbonera ibisubizo
rimwe na rimwe n'impaka zidashira, nkanageraho aho nkosora nkavuga ngira ngo nabajije nabi kansubiremo. Uwo niwe Ale twabanye rero, y'umwihariko abanyamakuru izina ryanjye na bagenzi banjye turababaye, ariko turakomeye ko twabanye na Ale, kandi asize turi abanyamakuru bashobora kubaza n'uzaza akomeye kurusha Ale. Ubwo rero ofisi y'umuvugizi ibe yitegura, ubu twashatse izindi modire nshya, kuko izo twari twize kuri Ale zirasa nkaho zirangiye, ariko twazanye izindi nshya, byanga bikunda tuzakomeza kubaha amakuru. Kandi Ale yari umugabo kubera ko yakoreye igihugu cye. Ubundi muri isi tugira ibintu bibiri bikomeye kuri twe, ni igihugu n'ubuzima. Ubuzima yabuhaye igihugu, n'ubuzima buragiye, ariko tuzakomeza kuzirikana ko inkuru ze zirahari, zo nzakomeza kuzivuga. N'ubu nabyutse mukotinga kandi adahari, abantu bati ntiwakavuze ibyo yavuze. Ntibyo navugaga byari bifitanye isano n'ibyo yavuze. Ntaho mfite guhungira Ale rero. Ale n'umwe muri twe. Ndabashimiye, umuryango nukomere, ababanye nawe n'abandi bose. Mu magambo ye araho ashekeje tutazibagirwa, ni umunsi umwe yambajije, arambaza ngo ibibazo uva mu rugo wabyanditse. Ndamubwira ntuko usubiza bituma mbasha kubona icyo mbaza, ntahubwo wongera uvuga ibikomeye mbona icyo mbaza. Ndamushimira rero, kandi namwe mukomere, Imana ikomeze Martin. Ntabwo byoroshye, ariko abanyamakuru benshi twe twagumye hariya hanze, kuko niho amakuru inshuro nyinshi amakuru aba ari hanze ntaba mu nzu, ariko turi hano turi benshi. Mu by'ukuri suko twamusuye mu rugo, suko twiganye ko bamwe ntitungana nawe, ariko turi hano kuko yaduhaga amakuru. Kandi buriya mu bintu bya mbere bibaho dukunda amakuru pe. Nk'ubu mfite amakuru y'ukuntu mungana mutya, harimo abarira n'abaseka, birasobanura Ale uwo ari we. Yari umugabo w'imbaraga, akaba n'umunyantege nke, kuko yari umuntu. Imana ibaha umugisha. Yarakoze Scovia. Ndagira ngo noneho ubuhamya tugezeho ni ubuhamya bw'abahanzi babanaga na Ale. Band, please take the stage. Bayobowe na Muyoboke. Is it microphone? Dukomeze twihangane. Nitwa Muyoboke Alex, ni inshuti y'abahanzi. Nagira ngo usaba abahanzi bigire hino. Abahanzi mubona harimo abato, harimo abakuru, ariko umuhanzi barya ngo ntakora kuko ibihangano bye biba bihari. Abahanzi mubona kadukurikire. Abahanzi mubona ni benshi, ngira ngo n'abandi bahari bicaye aho ngaho mwazo hangaha benshi ni inshuti za Ale. Hari n'abatabashe kuza. Nagize igitekerezo, ngewe ndavuga mu buryo bubiri. Ndavuga Ale nkanjye Muyoboke Alex, twabanye kuva mu 2005 nk'umuhanzi, nanjye na manager w'abahanzi. Mvuge ntabwo ndi butinde kuri Ale, mvuga kuri politike kuko ntabyo nzi nubwo nayize. Ndavuga Ale w'inshuti y'abahanzi, ndavuga Ale w'umuhanzi, ndavuga Ale abahanzi bategeze bagira ikibazo cy'abalawyers babafasha mu kunganira mu mategeko, akabikora ku buntu. Nanjye ndimo n'umuhanzi nafashaga yitwa Tom Close, ngira ngo nabari mu nzira. Ndavuga Ale watangije award Rwanda Music Promotion, ndumva icyo gihe wayihaye bwa mbere ari Mani Martin ari nguyu, yabikoranye na Miss Mande, ngize amahirwe ndamubona. Ndavuga Ale wakunze umuziki, agahagara imbere y'imbaga. Ndabyibuka ngira ngo nari mpari muri Rwanda Day Burayi, ahagara imbere y'abanyapolitike bamwe ndababona hano, aravuga ati umuziki ntimugahereze bari abanyamahanga amafaranga menshi, mujye mwahereza natwe turashoboye. Ibyo yagiye bibwira abantu benshi ndetse bahuriye mu kazi ka politike, ariko ari uburyo bwo kwerekana umuhanzi ko atari se gihobe, umuhanzi ashoboye. Yakunze kumpamagara akambaza management bw'ikorwa rwari umuhanzi. Njya kubona bwa mbere François Gisupusupu yanyohereje aka video, ndamaze sisi umurundi yica ahantu mu isoko nyiramwara kabonye. Uyu mugabo atuye Iburasirazuba niho ntuye, sinari muzi, ariko yaje kumufata amugira amuvanaho nakwita ikuzimu, umuziki uramutunga yubaka. Kaya nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, nkuko mumaze iminsi mubikurikirana,
bamwita Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda umaze iminsi yitabye Imana. Muzi yuko ari inkuru yababaje abatari bake cyane, dore yuko no mugabo yaramariye akamaro kenshi igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bagabo bari bafite speech nziza, wari uzi no gutebya, rimwe na rimwe akanyuzamo agasetsa n'abanyarwanda. Murabizi ko yagiye atumirwa kenshi kuri televiziyo Mama urwa Gasabo ya Mutesi Scovia. Ni umwe mu bantu bari inshuti ze zikomeye. Rero uyu munsi mu birori byo mu muhango wo gusezera ku murambo we, uyu mugore Mutesi Scovia yavuze amagambo menshi agiye atandukanye, uburyo ki uyu mugabo Alain Mukurarinda babanye, ukuntu yari umugabo witonda, umugabo ufite imico myiza kandi wari ufitiye n'akamaro igihugu ndetse n'abaturarwanda, dore yuko yabaye impirimbanyi ikomeye cyane y'iterambere ry'umuziki nyarwanda. Muzi yuko ari n'umwe mu bantu bamanaginze umugabo Nsengiyumva uzwi ku izina rya Gisupusupu. Iryo zina niwe watumye rizamuka. Ni umwe mu bagabo bakoranaga n'abandi bagabo bamanaginga umuziki nka Muyoboke Alex wabaye manager wa The Ben, ndetse n'ubu ngubu akaba ari we umanaginga ibikorwa by'uno muhanzi. Ni umwe mu bagabo nabo bagize icyo batangaza mu gusezera ku murambo wa Alain Mukurarinda. Alain Mukurarinda kandi nawe ni umwe mu bagabo bagiye baririmba indirimbo nyinshi zagiye zikundwa. Muzi ko yaririmbiye ikipe ya Rayon Sport, ni indirimbo nziza cyane. Aririmbira ikipe y'igihugu Amavubi indirimbo bita Tsinda Batsinde. Murabizi ko yari afite n'ikipe mu cyiciro cya kabiri bita Tsinda Batsinde, nayo yise iryo zina. Imwe mu makipe nayo yari kugenda yiyubaka azamuka neza. Akaba n'umwe mu bagabo batishimiraga uburyo cy'abahanzi b'abanyamahanga baza mu Rwanda bagahabwa amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga yagahawe abahanzi b'abanyarwanda mu buryo bwo kugira ngo umuziki nyarwanda ukomeze gutezwa imbere. Ni umugabo washyigikiraga ibikorwa bya siporo ndetse akanashyigikira ibikorwa by'imyidagaduro muri rusange nk'umuziki. Ni umwe mu bagabo bari bakunzwe rero, uretse no kuba yarinjiye muri politike, dore yuko yari umuvugizi wa leta wungirije. Mu muhango wo kumusezeraho rero, ni umuhango witabiriwe n'abantu bakomeye cyane nk'uko mwagiye mubikurikirana. Ni umuhango witabiriwe n'abantu bakomeye, abanyamakuru, abayobozi mu nzego za leta bagiye batandukanye, bagiye banatanga ubuhamya kuri uno mugabo, bavuga uburyo ki yari umugabo ntagereranwa mu bandi, dore ko yakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bifitiye akamaro igihugu ndetse na sosiyete nyarwanda. Alain Mukurarinda rero uko byagaragaye yagiye ari umugabo ugikumbuwe, ugikunzwe n'abaturarwanda, ugikunzwe na sosiyete. Imana twamwifuriza kumwakira mu bayo, dore yuko ibikorwa yakoze hano ku isi byagiye byivugira. Ngayo nguko iyi ni Waramutse Rwanda, uba ukomeje kugenda udukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ube wayikanda, kugira ngo n'andi makuru agiye atandukanye ajye abasha kugeraho ku gihe cyaho.